Hello bavandimwe, turabasuhuje aho muri mwebwe mwese, abari mwaramutse aho biriwe mwiriwe. Ubuntu bw'Imana n'amahoro yayo bibane namwe mwebwe mwese. Nkibisanzwe ni kuri Romilus, njewe muri kumva kuri mikro zanyu ni bisetsa Romilus. Uyu munsi wa none nanejejwe cyane, umutima wampamirije yuko ubwenge burabinyemeza yuko dukwiriye kuganira ku ijambo ry'Imana, dukwiriye kwibutsanya ku ijambo ry'Imana, dukwiriye kongera kandi kwibutsanya ijambo ry'Imana. Dawudi niwe wabivuze neza, aravuga ngo datawe ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo utazagucumuraho. Rero iyo twibutsanye ijambo ry'Imana, iyo uribwira umuntu wakijijwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ni ukugira ngo ahore yibuka iby'Imana imusaba, ahore yibuka iby'Imana imutegeka gukora. Rero kuvuga ijambo ry'Imana ni ukugira ngo duhore twibutsanya ibigwi by'amaboko y'Imana, kugira ngo duhore twibutsanya ubushake bw'Imana ku buzima bwacu. Tabarambiye turaganira umwanya mutoya cyane, ariko mutoya urimo ubwiru bw'ubuzima Imana itubikiye, ubwiru bw'Imana iduhishiye. Turaganira ku ijambo riri mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere. Haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Amen. Kwizera ni ukumenya rwose. Iyo wizeye hari ibyo uba ufitiye amakuru, hari ibyo uba warumvise, hari ibyo uba wararisivinze, hari ibyo uba warahawe, hari ibyo baba barakubibyemo ukavuga ngo ibi ni byo kwizera kwanje. Kuba wizerera muri Yesu Kristo hari abatamwizereramo. Kuba umwizereramo nuko hari amakuru wahawe, hari positive y'ibintu wabwiwe, uravuga ngo uku niko kwizera kwanje gukomeye, uku niko kwizera kwanje guhamanye n'ibyiyumvo byanje. Rero kwizera ni ukumenya rwose, ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Iyo muri wowe harimo ibyiringirwa, iyo muri wowe ufite ibyo wiringiye, nuko muri wowe haba harimo kudashidikanya. Ubu ubizi neza ko umwanya n'umwanya uko byagenda kose hari uko bikwiriye kugenda kugira ngo ubuzima bwawe bushobore kugenda neza. Cyangwa se uku kwizera twebwe dufite niko kuguhamiriza neza ko no muri ubu buzima mu gihe tuzaba twabukuwemo hari ubundi buzima tuzaba tubikiwe kubwo kwizera wizeye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ariko muri Bibiliya y'Icyongereza Amplified Bible, ukuri no jambo ryanditse mu Kinyarwanda hari uko baza barisobanura neza mu Cyongereza. Hebrews chapter 11 verse 1. The Bible says, now faith is assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being of proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perfects them as real fact what is not revealed to the senses. Praise Jesus. Hallelujah. Now faith is assurance. La foi c'est l'assurance. Kwizera ni assurance. Kwizera ni assurance. Iyo umuntu afite assurance y'imodoka, iyo umuntu atunze imodoka akagira assurance, akagira ubuhanya, imodoka ikagonga. Praise Jesus. Imodoka iyigonze afite assurance, aba afite assurance neza, aba ari asire ko assurance y'imodoka ye iri gukoresha iyo modoka. Abazi neza mu bihugu biteye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo ufite assurance y'imodoka yawe mu gihe yangiritse cyane bikomeye, baguhindi cyangwa se bakugura ibindi cyangwa se bakoresha irya, ariko ukagumana ya modoka yawe. Kuri twebwe abizera
kwizera rero c'est l'assurance, la foi c'est l'assurance. Rero iyo wizeye, kwizera muri wowe uba uzi neza ko no mu gihe mpfuye, no mu gihe bishitse ngapfa, kuko mfite kwa kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Je suis assuré que umwanya n'umwanya iyo mpfuye, haleluya, mpabwa ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icubahiro. Uba uzi neza ko mu gihe bishitse ugahura n'isanganya runaka, ugahura n'aksida runaka, uba uzi neza, uba uri asire ko umwanya n'umwanya uri buhabwe ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana riza rivuga mu Efeso ngo yaduhaye mwuka wayo nk'ingwate, idusingiriza mwuka wayo nk'ingwate. Iratubwira ngo igihe nzaza kumutora nzabasingiriza ubugingo buhoraho, namwe mumpeze mwuka wera nabahaye. Praise Jesus. Ico nico bita kwizera, nico twizeye. Mu gihe Imana izaza tuzayisingiriza mwuka wera, nayo iduhe ubugingo buhoraho. C'est ça l'assurance. Nous avons l'assurance que no mu gihe twapfuye hari ubugingo turisivinga. Havuze kandi ngo now faith is assurance, the confirmation. Icemeza, kwizera ngo ni icemeza. Kurikira havuze ngo ni the title deed. Mu Kirundi azavuga ngo ni icete cemeza. Icete cemeza. Iyo mu bantu habafitanye amasezerano, bagira ico baba baremezanyije, bagira ico baba baravuganye ngo nje nawe iki kintu dukwiye kugikora gutya kugira ngo izitariki tuzahurize kuri iki kintu. Ico nico baza bita title deed. Icete cemeza yuko no mu gihe tutagihari, automatically we receiving eternal life. Praise Jesus. Uko niko kwizera duhabwa twebwe abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Umurongo urakomeza uravuga ngo of the things we hope for, ku bintu twizera neza ko, being of proof of things we do not see, kuzo tutabonesha amaso, ibyemezo tutabonesha amaso. Haleluya. Uko niko twizera twasigiwe, uko niko kwizera twasigiwe kwizera kutumenyesha neza yuko mu gihe tutagiriho, mu gihe hari icyahungabanye mu buzima bwacu bwambaye umubiri, hari ico twakira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye bose, mu Kirundi ho bazabivuga neza ngo yabahaye gucika abana b'Imana. Praise Jesus. Gucika abana b'Imana. Iyo amata yacitse, iyo kivuguto cyacitse, ikiba gisubiye gusubirana. Bisobanuye iki? Abamwizeye bose bakamwakira, yabahaye gucika, yabahinduye. Iyo tuvuga guhindura ntibiba byumvikana neza kuko ikintu cyahindutse baba gifite ubushobozi bwo kugihindurirwa kandi oya, ariko guhindurwa twahawe ni uguhindurwa kw'ibihe byose. Haleluya. Sinzi rero ko wumva kwizera twahawe, kwizera tubizi, kwizera dufite n'ukwizera kutagereranywa n'ibindi bintu. Kwizera dufite n'ukwizera kudashingiye ku byo dufite, kudashingiye ku byo dutunze, ahubwo ni ubuzima duhererwa muri Yesu Kristo. Haleluya. Rero kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro ko bitazabura kuba, kw'ibyo wiringiye, k'ubuzima wiringiye kuzabona, k'ubuzima wiringiye kuzabamo, kw'ijuru wiringiye kuzabamo, ko ari iby'ukuri kandi ngo ibyo tutabonesha aya maso, ibitagaragarira aya maso bifite inkomoko, bifite aho bizagaragarira. Imana tutabonesha amaso hari aho tuzayibonera. Praise Jesus. Icyo nkwifuriza, mbega waba warakiriye Yesu umwami n'umukiza? Ese agakiza wahawe si impimbano, sako wihimbiye? Uramanya n'umutima wawe neza ko agakiza wahawe gaturuka ku mwami wacu Yesu Kristo? Niba koko akufite gaturuka ku mwami wacu Yesu Kristo,